ariko aho ubutabera butari, aho budakoze, ibindi birakorwa. Icyo mbivugira ni iki? Navuze amateka yacu. Muri rusange abantu bose ntabwo babonye ubutabera bifuza bakwiriye bose, ariko hari ababubuze kurusha abandi, hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Niho havuyemo amateka yacu twibuka buri gihe ababaje. Kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Nibudakoreshwa ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Kwica abantu babuze amateka n'ubundi kuva igihe cyose, banabuze n'ubuzima. Hakaba hariho na politiki yaganisha aho ngaho, ishaka kugirira abantu abarokotse, kubagirira nabi, kubasanga mu mago yabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo kandi ndabyatuye, nababwiye buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Aba bandi bakinisha politiki bakavuga amagambo, bari aho, abari hanze, abari mu gihugu, bafatanije, ndetse bikajyamo n'amahanga akasa naho agiye kubigira ubusa. Ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politiki yahindura ubutabera ubusa, ntibishoboka rwose. Ndagira ngo munyumve, si ngombwa ngo muzabibone, ntabwo ari ngombwa. Bishobora no guhagarara abantu batabibona. Si aho bigarukira gusa rero, ariko ibyo ni byo by'ingenzi nashaka kwatura.